dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya mbere umurongo wa 20 tugeze ku murongo wa 23. Akibitekereza marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati Yosefu mwene Dawidi witinya kurongora umugeni wawe Mariya kuko imbuto muri Mariya umwuka wera azabyara umuhungu uzamwite Yesu kuko ari uzakiza abantu be ibyaha byabo. Nuko ibyo byose byabereyeho kugira ngo ibyo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'umuhanuzi bisore ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa Imanueli, bisobanurwa ngo Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane. Noheli nziza ku munsi nk'uyu nguyu twijije Noheli mu buryo budasanzwe. N'ubwa mbere twijije Noheli muri ubu buryo hari icyorezo, ku buryo uyu munsi ntabwo twabashije guhurira hamwe nk'uko dusanzwe tubikora, ariko Imana ishimwe cyane kuko n'ubundi muri ubu buryo bw'ikoranabuhanga n'ubundi bene data abavandimwe abizera hirya no hino haba mu gihugu ndetse no mu mahanga turi kumwe, dufite umunezero ku bw'uyu munsi tuzirikana buryo ki Yesu yaje akavukira hano ku isi. Ijambo ry'uyu munsi rero ni ijambo tubona muri uyu murongo wa 23. Umurongo wa 23 muri Matayo igice cya mbere, aho ijambo ry'Imana rivuga ngo dore umwari azasama inda kandi azabyara umuhungu azitwa izina Imanueli. Ijambo Imanueli niryo Imana iduhaye uyu munsi, kandi Imana ishimwe cyane kuko iryo jambo ubusanzwe igisobanuro cyaryo mu rurimi rw'igiheburayo nuvuga ngo Imana iri kumwe natwe. Imana iri kumwe natwe numva mu yandi magambo Noheli ni ukutwibutsa gahunda y'Imana, ni ukutwibutsa umuteguro w'Imana. Ubwo Imana yavugaga iti tureme umuntu mu ishusho yacu, mwitangira igice cya mbere umurongo wa 26, tureme umuntu mu ishusho yacu. None umurongo wa 27 afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Umurongo wa 28 Imana ibaha umugisha. Oh haleluya. Nuvuga ngo Noheli nk'ingi dufite umunezero, tuzirikane ijambo Imanueli, tuzirikane ko Imana iri kumwe natwe. Kubera iki rero? Kuko Imana yaturemye mu ishusho yayo kandi ifite umugambi, ishaka kuduha umugisha, ishaka kubana natwe. Niyo mpamvu igice cya kabiri cyo mu itangiriro umurongo wa 7 ngo nuko Imana irema umuntu mu mukungugu imuhumekeramo umwuka wayo abona kuba umuntu nyine muzima. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Noheli iratwibutsa yuko umugisha wacu kuba turi bazima, tuba bazima kuko umwami Yesu Kristo avukira mu mutima wacu. Ibyo bisobanura Imanueli, bisobanura Imana hamwe natwe. Ijambo Imanueli rero rirambuye mu magambo 3 y'igiheburayo, ni ukuvuga ngo Imana iri kumwe natwe. Imana ishimwe cyane kandi ni ukuri Imana yahabwa icyubahiro. Muri Yohana, ubutumwa bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere ngo mbere na mbere hariho jambo, uyu jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Imana ishimwe cyane. Uba uyu Yesu yabayeho na mbere kera cyane, utarabaho ntarabaho. Abantu bakunda kuvuga ngo iyi tariki sibwo yavutse, iyi tari oya, ahubwo nuvuga ngo uyu munsi tuzirikana by'umwihariko ko hari igihe. Umurongo wa 14 wo muri Yohana igice cya mbere ngo jambo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Imana ishimwe cyane. Jambo uwo yabaye umuntu. Kuri Noheli ni ukuzirikana ko igihe cyageze, none uwo jambo wabayeho mbere na mbere, udafite itangiro ntagire iherezo, uwo mutambyi mukuru mu buryo bwa Melisedeki noneho yaje kuba umuntu, yaje kwambara ishusho y'umuntu, yaje kwambara umubiri w'umuntu, avukira hano ku isi kugira ngo n'ubundi abashe kugukiza, abashe kunkiza. Araza abana natwe. Imana ishimwe cyane. Ikibazo cyabaye rero ku murongo wa 11 ngo umurongo wa 11 yaje mu bye ariko abe
ntibamwemera. Ku munsi nk'uyu nguyu dutekereze, nubwo tutagize umugisha wo kuba twari tumenyereye kuba turi kumwe, twari tumenyereye kuba duteranya, ariko kubera icyorezo kiri kurushaho gufata imbaraga, natwe turafata imbaraga mu izina rya Yesu, maze dusenga Imana. Nubwo tugaragara nk'abatatanye, reka nkwibutse yuko abatatanye nibo Imana yakoresheje mu kugenda babwiriza ubutumwa bwiza. Ndizera ntashidikanya yuko abo twajyaga dukunze kuba turi kumwe, ubu ngubu ahantu bari mu ngo zabo uyu munsi bacanye igicaniro kandi bari imbere y'Imana. Niyo mpamvu mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 11 umurongo wa mbere ngo nuko abatatanye kubera akarengane ka Sitefano, ngo nuko baragenda aho bageze hose bakabwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero ni ukuvuga ngo ibyo gutatana cyangwa se kuba tudashobora guhura turi benshi, ibyo ngibyo ni imbaraga z'itorero, ibyo ngibyo ni imbaraga za buri rugingo rw'itorero, ibyo ngibyo niho Imana izi ikigaragariza iwawe. Ijambo ry'Imana ritugaragariza yuko n'ubundi mu itangiriro ry'itorero, mu Byakozwe n'Intumwa, itorero rihaguruka ritangira kwaguka, ryahereye mu rugo rwo kwa Lidiya riza kuba Abafilipi, rihera mu rugo rwo kwa Yasoni riza kuba Abatesalonike, rihera mu rugo rwo kwa Prisila na Akwila, riraguka riba itorero ry'Abakorinto. Mbese itorero rihera i Yerusalemu rigenda ryaguka rishingiye aho ngaho uri, rishingiye mu rugo rwawe, noneho umwami Imana ikagenda yigaragaza. Niyo mpamvu rero hariya uyu munsi, ku munsi nk'uyu nguyu, dutekereze Emmanuel, kandi dutekereza Emmanuel noneho ntabwo ari hamwe natwe gusa, ahubwo ni Yesu Kristo muri twe. Imana ishimwe cyane. Nuvuga ngo noneho rero turamwakira kugira ngo yimike kandi abe umutware w'ubugingo bwacu. Ku munsi nk'uyu nguyu rero ni ngombwa yuko dutekereza kuza kwa Yesu, tukabitekerezaho kandi tukabisobanukirwa, kugira ngo twebwe abizera, twebwe abakristo, maze tugire ibihamya ndetse tuhagarare mu byo twizeye, kandi tube twiteguye gusobanurira umuntu wese watubaza ibyiringiro byacu. Reka dutekereze ku kuza kwa Yesu Kristo. Uburyo bwa mbere, Yesu Kristo yaraje hashize imyaka 2000 irarenga, Yesu Kristo avukiye hano kuri iyi si. Imana ishimwe cyane. Muri Matayo twasomye igice cyaho cya 2 umurongo waho wa 3 ngo umwami Herode abyumvise ahagarikana umutima n'ab'i Yerusalemu bose. Nuvuga ngo Herode yari umwami wabayeho icyo gihe, ndetse najya nkwibutsa yuko n'abajyaga bahakana ibyo kuza kwa Yesu Kristo, ibyo kuvuka kwa Yesu Kristo hano ku isi, bakurikiye amateka, bagenda bareba abami babayeho, koko baza gusanga icyo gihe Herode yari ahari, kandi ndetse barakomeze barashakashaka abantu bo muri siyanse, baza kureba basanga yuko na bwabwira kabiri bwabayeho umwami Yesu Kristo atanga ku musaraba, barakurikiranye bagenda bagana inyuma, noneho basanga koko icyo gihe, basanga ubwira kabiri bwarabaye, ndetse kumara ari amasaha ijambo ry'Imana ritubwira. Niyo mpamvu hari uwigeze kuba atizera Imana ndetse atayemera rwose, ariko aza kugenzura kuko yari umuhanga cyane, yarize siyanse, areba Bibiliya, aza kubwira abantu ati reka mbabwire, nubwo ntizera Imana, nubwo ntayemera, ariko jye nemera Bibiliya ko ari ijambo ry'Imana, kandi nemera ko ijambo ry'Imana risohora. Imana ishimwe cyane. Yaragenzuye asanga ijambo ry'Imana koko ni ijambo rizima ryo kwizerwa. Aravuga ati jye ntabwo nizera, ntabwo nemera Imana, ariko reka mbabwire, naragenzuye asanga Bibiliya ari ijambo ryo kwizerwa kandi rirasohora. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu rero Herode yabaye umwami mu bami babayeho hariya muri Isirayeli. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi abanyabwenge bagiye kuramya umwami Yesu, bagenda bayobowe n'inyenyeri. Abanyabwenge ni abami b'icyo gihe, bamenye ko hari umwami mugenzi wabo, ariko ni umwami wo mu buryo bw'igitangaza. Baravuga ati reka tugende kumuramya. Imana ishimwe cyane. Bari abanyabwenge kubera iki? Kuko baragiye babanza gusura Herode mugenzi wabo. Burya abami baramenyana, baragenda baramusura, ariko muri uko kumusura bo bari bafite ibanga rya Kristo, bari bitwaje impano zo gutura urugo rwo kwa Yesu, Yosefu na Mariya. Bitwaza izahabu, icyome n'ishangi, bajyana ayo maturo 3. Noneho ngo bageze aho Yesu yavukiye, ngo noneho inyenyeri ihagarara aho ngaho, inyenyeri yabayoboraga. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo abahinduriye benshi ku gakiza bazaka nk'inyenyeri. Imana ishimwe cyane. Imana iguha umugisha rero, nubwo tutari kumwe ahantu hose uri, ndagira nkubwire ngo Imana iguha umugisha, kandi
ikuyobore cyane, maze mbere y'uko noheli y'umwaka utaha reka dusenge Imana kugira ngo noheli y'umwaka utaha bizaba bitandukanye nk'uko byatugendekeye uyu munsi, bizaba ari noheli n'ubundi tuzagirana ubusabane, tugahura imbere y'Imana turi mu rusengero, tugatera hejuru, tukanezerwa, tukaririmba hoziyana. Imana ishimwe cyane. Abahanuzi bari barahanuye ko Yesu azavuka. Imana ishimwe cyane. Muri Yesaya igice cya 9 uhereye ku murongo wa 2 ndetse ukageza ku wa 6, Yesaya yarabihanuye yuko umwari azasama inda ndetse akabyara umuhungu akamuha izina Immanuel. Imana iri kumwe natwe. Abahanuzi bari barabihanuye, niyo mpamvu bari abanyabwenge bari baragenzuye mu byanditswe. Abo mu itorero rya mbere bagenzuraga mu byanditswe buri munsi, ntago basibaga, haba mu ngo z'iwabo ndetse no mu rusengero, bagakomeza bareba icyo ijambo rivuga, bagakomeza bareba ibyahanuwe, noneho byasohora bagashyiraho akamenyetso, bakavuga ngo Mana urabikoze. Imana ishimwe cyane. Imana yabanye natwe muri uyu mwaka wa 2020, yakoze ibikomeye umuntu wese atari gukora, yaduhaye umugisha nubwo ari uko byagenze, nubwo ikibazo cy'icyorezo cyaje, ariko reka nkubwire ngo burya no mu cyorezo Imana irazi gakora. Imana yateje ibyorezo muri Egiputa, ariko muri ibyo byorezo ngo nuko ngo abanyegiputa ngo ya nkingi ikababera umwijima bakabura aho bakandagira, ariko ku Bisirayeli ya nkingi ikababera urumuri, ngo maze bakagenda nk'abagenda ku manywa. Imana ishimwe cyane. Icyorezo rero ni ukuvuga ngo ibyorezo byaje muri Egiputa, ku banyegiputa byari ibyorezo, ariko ku Bisirayeli cyari ikindi gihamya yuko Imana bizera ari Imana ishobora byose, ari Imana ikubita hasi ibigirwamana igasigara ihagaze nk'Imana kandi ikora. Imana ishimwe cyane. Kubw'ibyo rero Yesu Kristo yaravutse imyaka irenga 2000 irashize ku ngoma y'umwami Herode. Ubwa kabiri rero reka nkwibutsa yuko n'uyu munsi umwami Yesu Kristo araza kinjira mu mutima w'abamwakiriye. Mu Byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 20 ngo dore mpagaze ku rugi ndakomanga, umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi, nzinjiriwe dusange. Nuvuga ngo buri munsi n'aka kanya umwakiriye arinjira. Haleluya. Arinjira mu mutima wawe. Hari igihe yavutse hano ku isi twabibonye, none rero tubone ko n'uyu munsi numwakira, numwizera, arinjira mu mutima wawe kandi urahinduka ube umwana w'Imana, urabicyaremwe gishya kandi ubikirwa ubugingo bw'iteka. Maze kuva uyu munsi, kuva kuri uyu munsi wa Noheli, hari abantu benshi bari basanzwe bagira umuco wo kugira ngo kuri Noheli rimwe mu mwaka abashe kuza mu rusengero aze gusenga. None ntabwo byakunze, ariko ahantu uherereye hose ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi upfukame ubwire umwami Yesu uti uyu munsi kuri Noheli abakristo n'abizera bose biziza ko Yesu waje ku isi, ndakwinginze injira mu mutima wanjye. Nusenga gutyo byanze bikunze uraba umwana w'Imana kandi uzagorerwa ubugingo bw'iteka. Abemeye Yesu rero bakamwakira barahirwa kuko ntacyo bazatwarwa n'urupfu rwa kabiri. Imana ishimwe cyane. Reka mbibutse yuko ubwa gatatu, reka mbabwire Yesu azagaruka ubwa kabiri. Azagaruka ubwa kabiri. Mu Byakozwe n'Intumwa igice cyaho cya mbere umurongo wawo wa 10 haravuga ngo bakiraramye batumbira mu ijuru akigenda, abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera, barababaza bati yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Yesu azaza atyo, azagaruka gutwara itorero. Kubw'ibyo icyo tugomba gukora ni iki rero? Tugomba kwagura ubwami bw'Imana, tugomba gukora inshingano yadusigiye, ubutumwa bwiza tukabubwiriza amahanga yose. Niko ko ibimenyetso byinshi bizagaragaza ko Yesu ari hafi, ariko ikimenyetso cya nyuma simusiga ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami buzabwirizwa amahanga yose, ngo nibwo imperuka izahera kigere. Muri Matayo 24 umurongo wa 25. Kubw'ibyo Yesu yaraje avukira hano kuri isi, avukira mu kiraro, abashumba barabimenya, abungeri barabimenya, maze icyo gihe Yosefu na Mariya barabimenya, abanyabwenge barabimenya, abo bose barabyizera. Ariko Herode yanze kubyizera, ndetse nabo bari bafatanyije ubuyobozi bw'i Yerusalemu. Ndagira ngo abwire ngo uyu munsi ndakwinginga kugira ngo we kuba mu ruhande rwa Herode, ahubwo ube mu ruhande rw'abungeri, ube mu ruhande rw'abanyabwenge, nawe wizere ko Yesu yaje kandi umwakire, umwimike nk'umwami n'umukiza wawe. Imana ishimwe cyane. Ese witeguye ko Yesu azagaruka ubwa kabiri? Hari abakobwa bagiye kwitegura umukwe, baragenda bajyanye amatabaza, ariko ikibabaje
ntabwo bari bitwaje amavuta. Uyu munsi kuri iyi Noheri tuzirikana ko Imana iri kumwe natwe, ndagira ngo nkwibutse yuko ukeneye kuzura umwuka wera. Umwami Yesu araza akabana natwe mu buryo bw'umwuka, kandi ndagira ngo nkubwire ngo Yesu yaraje kugira ngo Imana ibane natwe, Imana ibe muri twebwe kandi iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Rero uyu munsi mukuru mwiza wa Noheri ukubera umunsi w'umunezero w'ibyishimo, kuko Umwami Yesu yaje kuducungura kugira ngo tubone ubugingo, kandi ijambo ry'Imana riraduhumuriza ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka muzacirwaho. Dusenga Imana. Uwiteka Mana, mu izina rya Yesu ushimwe uhimbazwe hamwe icyubahiro. Mana nzima, Mana nziza, utubwira mu ijambo ryawe yuko wakunze abari mu isi cyane, waradukunze tutari dukunditse, maze wohereza Yesu Kristo ku munsi nk'uyu nguyu aravuka kugira ngo nitumwizera twe kurimbuka. Urakoze Mwami, umunezero dufite uyu munsi we kuba umunezero w'ibyo kurya no kunywa gusa, we kuba umunezero w'imyambaro gusa, ahubwo uba umunezero wo kubyarwa bwa kabiri tukaba ibyaremwe bishyashya, kandi bitubera umunsi wo kwibuka misiyo twasigiwe yo kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Kristo. Habwa icyubahiro Umwami wacu, were none ukageza n'iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo, Umwami n'umukiza wacu. Amen.